ngiye rero kubagezaho muri makeya amateka ya nyakwigendera duherekeza none yitwaga Mujawimana Jeanne d'Arc, akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1998, yitaba Imana ku itariki 31 z'ukwa 12 2025, ejo bundi afite imyaka 27. Yashakanye na Ndayisaba Eric ku itariki 8 z'ukwa 8 2023. Ababyeyi ba nyakwigendera, papa we yitwa Mboniga wa Jean Bosco, baracyahari. Mama we yitabye Imana yitwaga Veneranda Mukagakwandi. Uyu nyakwigendera Mujawimana Jeanne d'Arc yize amashuri abanza Karandi hano hakurya, amashuri yisumbuye icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yakize groupe scolaire Kabare ya kabiri, hanyuma icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agitangira Rwamagana aho yigaga ubwubatsi, akomereza muri EAV Gitwe mu karere ka Ngoma aho yigaga ubwubatsi. Atabarutse rero yari atuye hano muri umudugudu wa Mwurirwa mu kagari ka Rukomo ya kabiri, umurenge wa Rukomo. Akaba n'inzego za leta zamugiriye icyizere, yari parasosho nk'uko dukunze kubyita, umuyobozi ushinzwe imibereho y'abaturage mu mudugudu atuyemo uyu nguyu wa Mwurirwa. Imana rero ibiruko ridashira, dukomeze dufatanye twinginga Imana. Atabarutse akiri umwana mutoya, yaragifite imigambi y'ejo hazaza, ariko nyine Imana yamukunze kuturusha iramwisubije. Twinginge rero Imana kugira ngo imwakire, imuhe iruhuko ridashira. Mureke rero dukomeze twakira n'ubuhamya. Umuntu nyine utarondera ke, udakunda ke, waba ubabaye agaharanira ko ako kababaro mugasangira kandi kakaranga. Ku ishuri nabaga nabuze isabune nyerekana ihera, nkabona umuti w'isabune ngo ugende kumesa. Rero mwabantu mwe, Jeanne, Imana iguhe uko ridashira, aheza ni mwe. Murakoze. Murakoze, mukomeze mwihangane, twese twihangane. Kugira ngo umusaza wanjye washatse umugore bikavamo no kugira mbese akarwanisha akayuko nanjye b'umugabo, akambwira ngo kuki nagutanze. Jeanne yari umwana mwiza, reka nsoreza aha, ariko ukuri mbese no kwa data uko bari bamuzi bose baje na mabukwe na madamu wanjye, kandi tumaze ukwezi dushingiwe. Bose bahise baza kuko bahise bamumenya nimara kumwereka umuryango nashatsemo, nabo yabahamagara akabaganira. Mbese njye ndifuza abantu bari hano bose, nimba muzi Jeanne muzigire ku mico ye, nk'uko uriya musore yavuze yari umuntu mu bantu.
izo nshuti zabo musaza we ntarebi inshuti gutyo manure neza ubwo izindi muri rusange rero abatera indabo mundi rusange zibona zihari ntakiri muhererekanye mutere neza kama yazamuka na haraguru akunde nyine